Iyi ni Ojibon Live TV, sheni yashyiriweho ko bagezaho amakuru agezweho, ingingo ku ngingo, ibyasohotse mu binyamakuru ndetse na filime zitambuka mu ma episode. Njye mwumva nitwa Boni, tubahaye ikaze. Impamvu ifatika nini ndetse cyane itumye nza hano kuri kamera aba people kugira ngo tuganire kabisa ibintu biza kujya byaca mu murongo. Hari nk'igihe abantu benshi bakunze kumbaza ngo nagiye ni struggle za hanze, nanjye murabizi, hari ibintu byinshi mu abantu bimutwara ku mutima, abantu bamuhari. Aba people rero, abantu muri kureba iyi video nizere ko n'abatari kuyireba murayibasharinga bakayireba, kuko tuganira ku kintu cy'ingenzi kandi cy'umumaro. Ni ukuvuga ngo donc hari igihe abantu bibaza bakibaza, wenda ni urugero turi kuganira ku kuntu abakene baguma hasi, noneho abakire bagakomeza gutera intambwe bakazamuka, ariko nyine abandi bo bakennye bagasubira hasi kuruta uko bari. Icyo kinzanye kuri kamera ngo tuganire ngiye namwe bari kuri Ojibon Live TV, n'abatakoze subscribe muyikore kugira ngo mujye mubona ibiganiro bigiye bitandukanye, kuko ntago ari iki gusa ndi gukora, ndakora n'ibindi, nzakora n'ibindi. Nuko nyine ubu ngubu ari maze iminsi ndi busy, ntahari neza, ntago nabonaga time yo kuvuga ngo reka ngere kuri kamera ndabura abantu cyangwa n'iki byose murabizi. Okay, rero njye ndi Ojibon Live TV, niyo channel turiho. Nitwa Boni, kubatanze mu bimenyerewe nitwa Boni. Okay, donc turi kuganira ukuntu bamwe bahera hasi andi bakazamuka. No bangusha mu urugero njye ko harwa hafi ushobora gusanga ukora akazi kamwe n'undi muntu, ariko uwo muntu ugasanga ari kugira iterambere rirenze ryawe, muhembwa mwe, mukora bimwe, ariko ukabona yagusize kabisa ku rwego rufatika. Ubu nawe mushobora gukora akazi kamwe ariko ide bitahura, nyine bidahuza nawe, deja nyine bikaba ugakora bitandukanye n'ibyo. Buri muntu wundi donc agira inzozi ze, aba afite, abakurikiye, abakorera, abaharanira. Rero waba afite ize nawe afite izabo. Niyo mpamvu ushobora gusanga example umuntu ufite inzozi zo kuba yaba umucuruzi, akava mu kazi arimo akajya gucuruza ikintu runaka. Undi afite inzozi zo kuba umushoferi, akava mu kazi arimo akajya mu gushofera n'iki. Ni ukuvuga ngo izo nzozi ziratandukanye. Icyo ushaka n'icyo udashaka ntabwo bihuye. Niyo mpamvu usanga wenda uwagiye gucuruza ubona ubuzima bwarahindutse, acuruza ibintu, ari kwikorera. Ariko nk'umushoferi ni umushoferi, wenda uriya akazi akora ariko ntabwo yikorera. Ni umushoferi agakorera, ashofera ahandi. Ashobora kuba yarashatse nk'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agahita akabona nyine akazi agahita atwara. Ntabwo yahura n'uwagize inzozi zo gucuruza agakora ariko savinga amafaranga yo kujyana mu gucuruza, yo gushora imari mu gucuruza. Ntabwo byahura n'umucuruzi, ntabwo ari umushoferi. Umushoferi agakora ariko uvuga ati nshaka yo kwiga, nshaka uruhushya, noneho ntwara ikintu runaka, imodoka yanjye cyangwa iy'abandi. Urumva ari inzozi zitandukanye. Ikindi, abakene batandukanye yabo n'abakire cyane gikomeye cyatumye naza no kuri kamera kwanza, kikamvana mu byo ndimo nkaza kuri kamera nkavuga ati aba people reka mbarabure kabisa. Noneho urareba ubundi umukire, abakire niyo bari mu kazi, umukire n'umukene bari mu kazi nyine ko atari kamwe. Akazi buri wese abakora nyine mu kazi ke, akazi kabaye kenshi ku mukire, tujyane neza, deja atagira umuntu ujya kumva nabi. Iyo akazi kamubanye kenshi mu kazi akora, ntabwo agahagarika kuko kabaye kenshi. We ashobora kuvuga ati akazi ni kenshi kandi ntahe njye mu rugo gakorere no mu rugo, akakora nyine igihe ari ku kazi ko yanataha agakomeza agakorera mu rugo yicariye. Urumva ko we aba yakomeje akazi nyine ari mu rugo, ibyo kamubaye kenshi. Ariko reka tugere ku mukene, akazi kamubaye kenshi, ahari gukorera akazi kabaye kenshi, akubona n'iki byagoranye, ahita avuga ati akazi kabaye kenshi reka
ntahe nduhuke nzaza ejo nafashe imyuka nyine nkomeye kugira ngo nkakore neza. Ntabwo mbeshya, uzabirebe kenshi ahita bagategeka ngende njye kuzuza imyuka ejo nzagaruka mpite nkakora. ubwo urumva ko umukire w'akazi ke niba yatashaka gukora akazi mu rugo agakorera mu rugo nawe nko ku mashini fone n'iki, akazi ke kakomeje ntabwo kapfuye, hakomeje kagiye gake gake ko karakomeza. ariko nk'umuntu uri aho ngaho udakaze cyane utavuga ati nzagaruka ejo naruhutse ndafashe imyuka, ubwo we wumva icyo gihe ataje akazi karahagaze ntabwo kakigenda, azagaruka akomereza aho yari ari ejo. ariko umukire agakoze na nijoro cyangwa akagakorera mu rugo, ageze mu rugo ejo azatangira ibindi bishya ari ibyo yari ari gukora ejo, ntabwo azakomereza kubyejo, azatangira n'undi munsi nyine wakeye yagiye gukora amaze akomeje ku byashize. ni ukuvuga ngo rero iyo ngingo nayo ituma abantu baguma hasi, iri siriyasi bakaguma hasi nyine. ubwo harabo ndabuye rero mu gihe n'akazi ko kubanya kenshi utari gukora ku masaha, ari akazi kawe nyine uri gukora, urakora cyane bikaba inyungu zawe, wakora gake bikaba ibihombo byawe. ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo akazi ni kenshi ubwo reka ntayo mfata imyuka ngo nzagaruke ejo ngo ngakore neza ejo. birumvikana ni kenshi ntabwo wagakora ngo uhite ukarangiza, ariko gerageza uko ushoboye kose, ugerageze ukore ugire imbere, ugize imbere nyine kugira ngo ejo wenda byibuze utazaza ngo usange umugizi w'ejo ntabwo waba urangije niwe ukomereje, aho uba wacumbye wahiye rwose umunsi umwe ubikoze iminsi ibiri, hari igihe kiba cyagusize, kuko urumva ubwo ukoze ibyoroshye uburyo uba warakoze ejo hashize uburyo ukoze uwo munsi. ubwo rero bituma nyine abantu bari hasi bakomeza gutsikira cyane, kubera ko usanga nyine akazi aba akaretse kandi gukora wenda akagize imbere ejo akazakomerezaho, ariko mubigize umwe atawukoze mu minsi ibiri. ikindi nashaka kubwira abantu noneho mu bijyanye no gusevinga, ushobora gusanga n'urugero narwo ntabwo ari ibintu ndi kuvuga ngo nibyo ngo mbihamye, ni ingero ndimo ndatanga. ushobora gusanga wenda umuntu uri aho arakora akaba afite wenda nk'urugero nk'ishyirahamwe ashyiramo amafaranga yiwe cyangwa se banki. noneho iyo banki afatamo amafaranga wenda urugero ari uko agiye kugura akantu, tuvuge agiye kugura nk'inka, agiye kugura nk'inka niho agiye gufata amafaranga muri banki, nabwo yayandi aba yarashizemo amaze kuba nk'ayagigura. ariko umukire we niba abitsemo amafaranga n'ejo ashobora kubitsa uno munsi, ejo bundi agahita ajya kujya afata, cyangwa agahita ayafata akongeraho n'inguzanyo agahita ayajyana kuyakoresha ikintu kizamubyarira inyungu kikazishyura na ya banki. ubwo urumva we amafaranga ye aba ari kubara, aba ari gukora igihe cyose, ntabwo ajya atinda mu gasozi, ntabwo ajya atinda mu mabanki, ntabwo ajya atinda mu bintu, arayafata akayakoresha ibyo yagakomeza gukora nyine, agakomeza agakora. amafaranga ni ukuvuga ngo icyo ushaka kuvuga amafaranga ahangaha ntabwo gufata amafaranga ukayabika ntabwo byatuma uyabitse, ubitse amafaranga yawe, ariko ntabwo uburyo bwiza bwo kubika amafaranga urayabyaza, akabyara nyine agakora ibikorwa, ukayashyira mu bikorwa atari mu mabanki. naho kubitsamo n'ibyo kugira ngo azaguhire abe menshi, ariko atari uko yabikamo mirere na mire, cyangwa ngo uyafate ari uko ubonye icyo kuyakoresha. icyo kuyakoresha nawe ugishaka, ntabwo amafaranga azashaka icyo kwikoresha, uzashaka icyo gukoresha ayo mafaranga. anyway, ni ukuvuga ngo rero nicyo cyanzanye kuri kamera kurabura abantu, kuko twese ibintu turabyibaza
tukibaza ukuntu bamwe baguma down y'abantu byaranze kandi bakora menshi bakoresha n'imbaraga nyinshi kuruta babandi bona bazamuka abantu kandi umuntu akoresha imbaraga nyinshi ariko nyine bisa n'ibyo gusa bisa no kunyuzaho bisa n'ibiciyeho n'ibiceri bicaho murabizi ariko nyine ni ukuvuga ngo twese uko turi hano twese turakora ariko ntabwo ide ntabwo zihura ntabwo dukora bimwe ntabwo dufite umugisha umwe ntabwo tubona ibintu bimwe kimwe niyo mpamvu ariko hari ijambo rishobora gukomeza rikakubaka nanjye rikaba ryanyubaka uvuga ngo rero njyewe ubona icyanzanye kuri kamera nyamukuru ni ukuvuga ngo wowe uri kureba iyi video uhinduraho ibitekerezo gato uhindura kabisa ide zihinduka nawe ubundi umeze nk'abandi bantu bose ujya ubona hano hanze twese turi bamwe ko ntabwo tuje yite ariko yide wawe ushobora no kuzishaka ahandi ugahaha ubumenyi ukabuhaha Okay, rero reka tube dusoreje aha iki cyari igice cya mbere ko kizakomeza n'ejo nshobora kubona n'iki cya kabiri ku bijyanye n'inama z'ubuzima n'iki ariko iki gice cyari icya mbere ubwo ibindi bice nabyo bizagenda biza igice cya mbere cya kabiri cya gatatu gutyo gusa thanks abakurikiranye video kugeza ku musozo mwakoze kubana nanjye mukomeze mugire ibihe byiza kandi tuniga tunafata azuye. Iyi ni Ojibun Live TV sheni yashiriho ko bagezaho amakuru agezweho ingingo ku ngingo byasohotse mu binyamakuru ndetse na filime zitambuka mu episode nge mwumva nitwa Boni tubahaye ikaze.